Philadelphia Imana iratsinda. Urakoze, Imana iguha umugisha. Mureke turebe ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yoshua. Yoshua ni ibice bibiri, n'ubundi turi kumwe n'umushumba aradufasha. Turahera ku murongo waho wa 8, turagezaho umwuka tubwira. Mureke dukurikire ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Uwiteka ku gitabo cya Yoshua gice cya 2, utangire ku murongo wa 8. Muto w'ijambo ratubwira ko basezerana uko bazabigenza. Basezerana ko bazabigenza. Nuko batararyama uwo mugore arurira abasanga hejuru y'inzu. Batararyama uwo mugore arurira abasanga hejuru y'inzu. Arababwira ati nzi yuko Uwiteka abahaye igihugu kandi mwaduteye ubwoba. Arababwira ati basanga hejuru y'inzu. Arababwira ati nzi yuko Uwiteka abahaye igihugu kandi mwaduteye ubwoba. Ndetse abari mu gihugu bose mwabakuye umutima. Kuko tumvise uburyo Uwiteka yakamije inyanja itukura. Kuko twarumvise ubwacu. Twumvise uburyo Uwiteka yakamije inyanja itukura. Muyigezeho muva muri Egiputa. Igihe mwavaga muri Egiputa. Ibyo mwagiriye abami bombi. Ibyo mwagiriye abami bombi. B'Abamori. Bo hakurya ya Yorodani. Sihoni na Ogi. Abo mwarimbuye rwose. Murongo wa 11. Tumvise uwo mwanya imitima yacu isha ubwoba. Tubyumvise uwo mwanya imitima yacu ishya ubwoba. Nta muntu numwe mutakuye umutima. Kuko Uwiteka Imana yanyu mutakuye umutima kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo mana yo hejuru mu ijuru no hasi mu isi. None ndabinginze nimundahire Uwiteka ko muzagirira neza inzu ya data. Nimundahire Uwiteka ko muzagirira neza inzu ya data. Nkuko mbagiriye. Mumpe ikimenyetso cy'ukuri. Yuko muzarokora data na mama. N'abasaza banje. N'abarumuna banje. Nabo bari kumwe. Mugakiza amagara yacu ndidupfe. Imana itugire neza. Buragarikiye kuri uwo murongo wa 13. Izi ni inkuru. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo basezerana uko bazabigenza. Ni bande basezeranaga uko bazabigenza? Ni bande? Cyari igihe ki? Hari ryari? Imana itugire neza. Bibiliya iravuga ko uyu ni umugore witwaga Rahabu. Rahabu ngo yari umugore, ariko kandi umugore w'indaya. Wari uri mu murwa ari indaya. Yibera muri Yeriko ari indaya. Umwuga we wari uzwi n'umwami wa Yeriko yari amuzi, na meya waho yari amuzi, abayobozi bose bari babizi ko muri Yeriko harimo indaya yitwaga Rahabu. Ikimenyetso, igihe Yoshua yoherezaga abatasi ngo bajye gutata, yarababwiye ngo mutate ngo ariko cyane Yeriko.
bayigezemo yari ikinzwe cyane, yari ikinzwe n'inkike z'amabuye, ikinzwe ntaho umuntu yabashaga kumenera, kuko Imana yari yarabagabije ibaha isezerano, babwira ko bazayinjiramo n'izo nkike zizaritagurika. Yari imaze kwambutsa Yorodani. Yoshuwa yari imbere y'Abisirayeli, icyo gihe Mose yari yaramaze gupfa. Imana yarahagurukije Yoshuwa, nawe yamukoresheje ibintu by'ubutwari byinshi. Hanyuma ikintu cya mbere barabanza bajya gutata, yoherezayo ngo abagabo babiri rwihishwa, aravuga ngo mugende mutate, ngo ariko cyane cyane mwitondere Yeriko muyirebe uko imeze. Aha rero ngo baragiye, ariko bagira batya bagwa ku nzu y'umugore w'indaya. Ngo iyo nzu yari ndende, yari hejuru y'inkike. Biravuga ngo bahageze abantu barabimenya ko hari intasi zinjiye mu gihugu. Hari intasi zinjiye mu gihugu, babibwira umwami wa Yeriko. Baravuga bati ariko abagabo binjiye muri iki gihugu ntago basanzwe, ni intasi zaje kudutata. Aravuga ati kandi baramubwira bati kandi bayobye bagiye kuri ya ndaya Rahabu. Nibwo rero ngo umwami yatumyeho Rahabu, aravuga ati sohora abo bagabo kuko nta kindi kibagenza, baje gutata igihugu. Hanyuma uyu mugore wari indaya yarabimenye. Dusomye amagambo akomeye ngo arabasaba, ngo yarababonye, arabamenya, aravuga ati abangaba ntabwo ari abaje kumpa kashi, nta kindi kibagenza, aba ni babandi Imana yagiriye neza, Imana ishyigikiye, Imana ifiteho umugambi, ni babandi bari mu isezerano ry'Imana, ngo indayi ihita ibimenya. Hanyuma rero imaze kubimenya irababwira ngo ndabizi igihugu muzagifata, igihugu ni icyanyu, ariko muzangirire neza, muzagire neza data na mama, muzagire neza abasaza banjye, muzagire neza abavandimwe banjye. Kubera iki yarababwiye gutyo? Yarababwiye ati mu by'ukuri kuko za ntasi zinjiye muri Yeriko zigira ubwoba, zibona irakomeye, zibona kuyisohokamo ntago bizoroha, zibona gutata amakuru kuko zari zibonye zigoswe. Ariko ngo arabafata arabahisha, abashyira hejuru y'inzu, abatwikiriza imigwegwe. Baba abantu b'i Yeriko baraza baramukomangira, baramubwira bati winjije abagabo, ariko abangaba bo nabatugirira nabi, aba bakwangiza igihugu, aba bafite ibibagenza, basohore tubice, basohore tubafate. Avuga ati mu by'ukuri abagabo nababonye, ariko mu gihe cyo kugarira ntabwo namenye iyo bagiye. Bahise bigendera, gahunda zabo bari bazirangije, barigendera. Ni mubakurikire muri bubafate. Nari nkuzaniye ijambo rero rivuga ngo umuntu wese Imana yagira ite, yamukoresha akaba igikoresho cy'Imana. Ntuzasuzugura umuntu, ntuzasuzugura umuntu, ntuzamurebere mu ndorerwamo arimo. Umuntu wese Imana ishobora kumukoresha akagira umumaro. Umuntu ni ikintu kiremwa gikomeye, umuntu ni ingenzi. Iri jambo Pawulo yaryandikiye Abakorinto ba mbere mu bice bya 13, aravuga ngo urukundo ni ingenzi, ariko narije kubwira ngo umuntu ni ingenzi. Umuntu ni ingenzi, umuntu Imana yamukoresha, Imana yamukoresha. Umuntu wese Imana yamukoresha akagira umumaro, cyangwa se akaba igikoresho cy'Imana. Umuntu wese Imana yamukoresha akaba igikoresho cy'Imana. Niyo mpamvu umuntu aruta etaje igeretse kangahe, umuntu aruta amafaranga,
umuntu aruta amazu menshi wakubaka, umuntu ni ikiremwa cy'Imana, umuntu arakomeye, ujye umwubaha, umuha agaciro, umuntu ni ingenzi. Kandi umuntu wese Imana yamukoresha akagira umumaro, kubera ko yadutandukanije n'inyamaswa, adutandukanye n'ibindi biremwa byose, aturema mu ishusho yayo, atugira abanyamumaro. Buriya iyo twifushije ubusa tuba duhemukiye Imana, kuko yatugize ab'agaciro. Aho kugira ngo Imana iguhombe, yatega umutego wagutezwe, washibukana ikintu gikomeye kindi cy'ubutunzi, wakwangiza ibintu byinshi wubatse igihe kirekire, ariko wowe ukabaho. Bivuga ngo wowe uri umuntu w'agaciro imbere y'Imana, kandi Imana yagukoresha. Aho ugeze uravuga ngo ntabwo nkiri uwo kurebwa, ntacyo namara, nakoze ibyaha byinshi, narangije, sinzi ko Imana yangirira imbabazi. Ariko wisubiyeho ugasaba Imana imbabazi, Imana yagukoresha, Imana yagukuramo umuntu muzima, wagira umumaro muri iki gihe cyawe. Aho ugeze usayisha ibyo wakoze, ariko ugarutse ukagarukira Imana, Imana yakugirira imbabazi, Imana yagukoresha. Kuko Bibiliya itubwiye kuri uyu mugore witwaga Rahabu ko yari indaya izwi, yinjiza abagabo bakamwishyura, bakamuha amafaranga akatunga umuryango we. Yabonye abantu ngo arabamenya, amenya ko ari abantu b'Imana, arabamenya. Arangije ababwira amagambo meza yo kubakomeza, ntiyabaciye intege. Byaba bibabaje wowe uri umukristo, uba no mu nzu y'Imana, unakora umurimo w'Imana, ariko ukaba ugira umwuka wo guca abantu intege, kubabwira ko biratari byiza, kubabwira ko bitazakunda, mu kanwa kawe ugahora namwo ntibikunda, ugahora werekana ko ibintu bidashoboka. Byaba bibabaje. Warakijijwe, ariko nta kwizera ugira, kwizera kwawe kuri hasi cyane. Uyu munsi rero nkuzaniye ijambo ngo umuntu wese yaba igikoresho cy'Imana mu gihe cye, Imana yamukoresha. Aho hantu uri, Imana yakugira neza, uyemereye ukayigarukira, ukazamura ibiganza, ukavuga ngo ndacyagushaka mwami wanjye, nubwo naguye, nubwo nasubiye inyuma, ariko uyu munsi ndubashaka nanjye kugaruka imbere yawe. Imana yagukoresha, Imana yakugirira neza, Imana yakurengera. Bibiliya itweretse uyu mugore yakoze ibintu by'ubutwari, umugore yakoze ibintu byiza, umugore yabaye intwari cyane. Kandi mu by'ukuri bari bamuzi nk'umugore udashobotse w'indaya, nta cyiza cyamuvamo, ari umwangizi. Ariko yaje kugira umumaro, agira n'amagambo meza, abwira abantu b'Imana, arabwira ati nimukomere, nimwihangane, yariko muzayinjiramo, muzayisenya. Imana yanyirakaze, twarabyumvise, mwadukuye umutima, twamenye ko Imana yabambukije inyanja itukura, twamenye ko mwishe abami bombi b'Abamori. Imirimo y'Imana twarayumvise, yabakoresheje ngo biyongeramo imbaraga. Akubu hari umuntu ujya ubwira neza, hari umuntu ujya ubwira ko ashobora gukira iyo ndwara afite, hari umuntu ujya ubwira ko Imana izamugirira neza, hari umuntu ujya ubwira uti komera, humura, aho ngaho uzahava, ubwo buzima buzahinduka. Tangira witekerezeho. Indaya ntikurusha agaciro, ntikurushe, ni ukuri birababaje kuba uri mu nzu y'Imana akaba nta muntu wari bwubake ngo umubwire. Wari wabwira umupagane, wari wabwira umusambanyi, wari wabwira umujura ngo umubwire uti Imana yakubabarira, Imana yakugirira neza? Ntago mbizi, ariko
hari hakenewe yuko uyu munsi nawe ugira amagambo meza ubwira Imana, ukamera nk'uyu mugore, uyu mugore Rahabu yavuze amagambo meza. Rahabu abwira intasi, arazibwira ati nimuhumure, Imana yanyu twarayumvise, twumvise imirimo yakoze, twarabyumvise, Imana ibyo yakoze twarabyumvise, rero nimuhumure muzatsinda, nta muntu mutateye ubwoba. Hora ikintu cya mbere ni amakuru. Iyo uyafite nta rugamba rwakunanira, nta gushobora nta ntambara warwana udafite amakuru ngo uyitsinde. Kwizera kwawe kwamanuka udafite amakuru. Ariko uyu mubyeyi, uyu mugore se yahaye abantu b'Imana amakuru. Wowe umenya ibyakwangiza umurimo w'Imana ukicecekera, ubona ibipfa ukicecekera, ubona abasubira inyuma ukicecekera, ubona abagambanira umurimo w'Imana ukicecekera, ubona abangiza umurimo ukicecekera. Umuntu agushyira mu kazi ke avuga ati uzandebere, uzakurikirane, uzanyicarira ahangaha nta kindi ngushinze, abantu bakangiza ukicecekera. Ubu uri umufatanyacyaha wa shitani. Ariko byari bikwiriye yuko uhamya Imana wumvise, uhamya Imana wabonye, uhamya Imana ukabwira abantu uti nimuve mu byaha, Imana irahari, narayibonye ikiza, narayibonye itabara, narayibonye, ukavuga Imana wabonye. Imana itugirire neza. Haleluya bene data. Umuntu wese Imana yagira ite? Imana yamukoresha akaba igikoresho cy'Imana. Uko waba uri kose, wayemereye, wabikunze, waciye bugufi, ntiyakwitaho ugejeje ukora, ntiyakwitaho ibyo waciyemo, ntiyakwita ku byo waciyemo, ku byo wakoze. Iyo yigarukiye nayo irakugarukira, iyo yegereye irakwegera, iyo yambaje irakwitaba. Imana itugirire neza. Reka dusome umurongo wa 14, dusubire kuri wa 13. Muri icyo gice cya kabiri umurongo wa 13, yuko muza rokora data na mama. Yuko muzarokosa 12 tangire ku 12. None ndabinginze nimundahire Uwiteka ko muzagirira neza inzu ya data. None ndabinginze nimundahire Uwiteka ko muzagirira neza inzu ya data. Ngiyo mbagiriye. Mumbe ikimenyetso cy'ukuri. 13. Yuko muzarokora data na mama. Mumbe ikimenyetso nyicarane. Mumbe ikimenyetso, mundahire, dore neza mbagiriye, kandi ndabizi neza iki gihugu muzagifata, muzagijyamo n'icyanyu. Ariko ni mumbe ikimenyetso yuko muzangira neza umunsi muzaba mwinjiye muri Yeriko. Uyu mugore yari afite ubwenge, yari afite umumaro, yari umunyabwenge. Arangije ati mumbe ikimenyetso cy'ukuri. Yuko muzarokora data na mama. N'abasaza banje. N'abarumuna banje. Nabo bari kumwe. Mugakiza amagara yacu. Ntidupfe. Amen. Tukomeze. Yego. Abo bagabo baramusubiza bati. Amagara yacu mukijije natwe tuzabitura gukiza ayanyu. Amagara yacu mukijije natwe tuzabitura gukiza amagara yanyu. Nimutatubura Uwiteka namara kuduha igihugu. Tuzakwitura ineza n'iby'ukuri. Dukomeze. Yego. Murongo wa 15.
araboherereza abamanuza umugozi, abanyujije mu idirisha, kuko inzu ye yari hejuru y'inkike y'umudugudu. Niho yari atuye. Nuko arababwira ati mujye mu misozi kugira ngo mudahura n'ababagenza, kugira ngo mutaza guhura n'ababagenza. mumareyo iminsi itatu, mwihishe kugeza aho ababagenza bazihindukirira nyuma muzigendere. 17. Abo bagabo baramubaza bati, iyi ndahiro uturahije nta mugayo uzatubaho. Nitugera muri iki gihugu uzapfundike aka kagozi gatukura ku idirisha, uducishijemo ariko so na nyoko na bene so nabo mu rugo rwa so bose uzabateranirize iwawe. Ni agira umuntu uva mu nzu yawe agasohoka, amaraso ye niwe azabaho, twe nta rubanza ruzatubaho. Imana itugirire neza. Navuze ku mugore kandi ndongera mvuga ku muntu. Ndavuga ngo umuntu wese Imana yamukoresha, umuntu wese yagira umumaro se, umuntu wese yakoreshwa n'Imana ititaye ku byaha ukora cyangwa se wakoze. Ugarutse gusa ukemerera Imana, ugarutse gusa ukemera ugatsindwa n'ibyaha wabayemo, ukarekura ibibi ugafata ibyiza, Imana yakugarukaho, Imana yakugirira neza, Imana yagushyigikira, Imana yabana nawe, Imana yakumva gusenga kwawe. Uyu mumama Bibiliya ivuga umurimo yakoraga, ntabwo wari mwiza mu by'ukuri, ntabwo wari mwiza, n'ubu si mwiza, ariko nubwo yawukoraga bizi neza ko hari Imana yo mu ijuru ishobora byose. Gusa yari yarabuze imbaraga zo kurekura. Nubwo yakoraga uyu mwuga, ariko yari abizi mu mutima we ko hari Imana yambukije Abisirayeli inyanja itukura. Yari yaramenye amakuru, yajyaga asoma ibitabo, agasoma ibinyamakuru. Yari afite ukuntu yakurikiranaga ibiri bikuba ku isi, ibiri kuba mu gihugu. Yicabiza avuga ati bari abantu bafite Imana iruta izindi mana, bafite Imana yo mu ijuru, Imana ya Isaka na Yakobo. Ababonye ngo arabamenya, cyo ni icyambere. Arababwira ati mwebwe ikibazanye ntabwo ari ikijya kibazana abandi aha, mwebwe muri ntasi nabamenye. None mu by'ukuri ngize amahirwe mwinjiye mu nzu yanjye. Buriya intasi ishobora kuza ikiyoberanya ikaba mu buzima nawe ubayemo kugira ngo ikumenyeho amakuru. Burya ushaka amakuru ku muntu wisanisha nawe.
bishoboke ko baninje bavuga ati tugende twitwe natwe ko tuje gushaka indaya tubone twava ahangaha tunayikureho amakuru kuko ibizimeje. Ariko ntiyabagushije mu cyaha naho tubibonye, ahubwo ngo yarabahishe. Arababwira ati mufite Imana y'ukuri, Imana yanyu ni Imana ishobora byose. Ntimugire ubwoba, ntimuterwe ubwoba n'aba muri iki gihugu, ntimuterwe ubwoba na Yeriko, Yeriko muzayinjiramo. Ababwira amagambo meza, ahubwo natwe turabatinya kandi mundahire mumbwize ukuri, ineza mbagiriye nanjye muzayinyiture, muzayiture data na mama n'abasaza banjye n'umuryango wanjye. Baramubwira bati nukuri iyi ndahiro niko Bibiliya ivuze, bati uturahije nta mugayo uzayibaho. Bamuha ikimenyetso. Ese cyaba bibabaje niba umuntu akubona akabona nta kimenyetso cy'agakiza kubonaho, ukaba ushobora kwiriranwa n'umuntu umunsi wose, yaza kumva uravuga ngo Yesu ashimwe, agatungurwa ati se burya uri umukirisitu? Nta kimenyetso yigeze kubonana, nta kimenyetso ugeze werekana cy'uko uri umukristo. Mu bantu bavuga amagambo mabi wari urimo, mu bantu baneguranye wari urimo, muri gurupe wiranywe nayo ibyo bakoraga wabikoze. Nta kimenyetso na kimwe kikuriho y'uko uri umuntu w'Imana, uri umukristo. Byaba bibabaje. Ariko baravuga toya, ni mumpe ikimenyetso cy'ukuri ngisigarane. Ndakubwiye niba ufite ikimenyetso cy'uko uri umuntu w'Imana, ufite amahirwe. Shaka ikimenyetso abantu bazakuboneraho, Imana izagusangana. Mwene data mukristo, wipfa kugenda mu gihogere. Byaba bibabaje aho ukorera batazi kuri umukristo, waba utazi kuvuga ubutumwa, ariko byibura imbuto zawe, amagambo yawe yo kwiyoroshya, kuvuga Imana, kwanga guhemuka, byonyine bikubera ikimenyetso. Imana ishimwe, bikubera ikimenyetso mukristo, bikubera ikimenyetso mwene data. Byaba bibabaje uri umuvugabutumwa, ariko tukakubona uvuga ubutumwa, ariko aho waturutse, aho utuye uri umukristo, aho utuye uri umukobwa, waba uri mu bandi bakobwa ntibamenye ko ukijijwe, nta kimenyetso ufite. Uri umubyeyi mu mudugudu utuyemo, nta kimenyetso ufite. Byaba bibabaje, byaba bibabaje. Ariko baravuga ngo ni mumpe ikimenyetso, ni mumpe ikimenyetso cy'ukuri, cy'uko muzangirira neza. Yumva gusigara gutyo gusa utuzi ikimenyetso. Abantu barakuzi ko ukijijwe, abantu bajya baguhamiriza. Hari ibintu abantu bakunda kuvuga ngo agakiza kaba mu mutima, nibyo. Ariko reka nkubwire, igihe utazagaragaza imbuto z'agakiza, biragoye kuzagira ubusabane n'Imana. Abantu bakwiyama, abantu batemera ko ukijijwe, abantu batakubonaho Imana. Mureke duhinduke, dutunge ikimenyetso cy'ukuri, ikimenyetso cy'agakiza. Tubwire abantu, tubahamirize, tubabwire ko Imana igira neza, tubabwire ko Imana ishobora byose, tubabwire ko nta itagukura, tubwire abantu ko Imana ibabarira ibyaha twakora byose. Iyo tugarukiye Imana tukabireka, Imana irakubabarira. Uyu mugore ntabwo yigeze yiciraho iteka ngo avuga ngo ninjije abagabo benshi, none ntabwo Imana yangirira imbabazi, nanjye narimbukana n'abandi. Oya, ahubwo yagize kwisubiraho, yagize kwisubiraho muri we. Aravuga ngo aba ni abantu b'Imana, reka mbahishe. Umugore yurira inzu, ajya hejuru, ashaka imigwegwe, arabatwikira. Imirimo ye, urukundo yagize, kwizera yagize, akizera Imana yo mu ijuru,
kwaramukijije, kwamuhaye ikimenyetso. Ye mwene data, garukira aho ngaho, tunga ikimenyetso cy'ukuri, tunga Imana rurema muri wowe, egera Imana. Imana irahari. Aho wanyuze, ibyo wakoze, ibyo bigiye gutandukanya n'urukundo rw'Imana. Shitani ntakakwibutse ngo akubwire ngo uva, ntabwo Imana izakubabarira. Uribuka ko umwaka ushize wabigenje utya, no mu kwa mbere byagenze bitya. Oya, ahubwo uyu munsi zamura ikiganza cyawe uvuga ngo ndaje Mwami Yesu, umbabarira ibyaha byanjye byose, unyandukure mu gitabo cy'abarimbuka, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Yesu arakubabarira, Yesu arakugirira neza, Yesu aragushyiraho ikimenyetso. Uyu munsi Imana yiteguye kukwakira, Imana yiteguye kuguha ikimenyetso, Imana yiteguye kugukoresha. Nta muntu itakoresha. Uyu munsi Imana yiteguye kugukoresha. Yakoresheje uyu mugore Rahabu, uyu munsi nawe yagukoresha. Imana ikugirire neza. Nagira ngo tugusengere Imana. Waraguye, wasubiye inyuma, wabivuyemo. Ndagira ngo tugusengere Imana. Wari umukristo warabiretse, cyangwa se uracyasenga, uracyari mu murimo w'Imana ariko nta magambo meza ugira, nta muntu urahumuriza, nturajya kwa muganga ngo ubwire umuntu uti hangana Imana iragukiza yahagukura, nturabona umuntu ushonje ngo umubwire uti nukuri ndabizi ko Imana ikuraho umuntu inzara, nturabona umuntu ushomereye ngo umubwire uti Imana itanga akazi. Nta magambo meza uravuga, kandi witwa umukozi w'Imana, witwa umuririmbyi, witwa umunyamasengesho, witwa umukristo, ufite amazina meza. Nyamara uyu mugore nta zina ryiza yari afite, ariko Imana yamugiriye ubuntu, yemerera Imana nawe avuga amagambo meza. Se amagambo ujye uvuga ni meza. Hari umuntu urubaka mu buzima bwawe ngo uvuga ngo uriya yakomejwe n'amagambo nagiye mubwira. Ese wumva wowe wabaho gutyo, cyangwa wirwa wicira iteko ngo ibyanjye byarenze inkombe? Ntabwo ariko biri. Iki ni igihe cyo kugarukira Imana, iki ni igihe cyo kwitekerezaho, iki ni igihe cyo kubana n'Imana, iki ni igihe cyiza cyo gukorera Imana, cyo guhamya, tugahamya abo turi bo, abantu batubona bakatubona mu Imana. Imana yacu habwa icyubahiro. Ndagira ngo rero mwene data, mu Kristo mukundwa, garukira aho ngaho, shaka Imana irahari. Izere, tunga ikimenyetso, ibikeho ikimenyetso. Yarabwiye atoya, ntabwo nabarekura mutampaye ikimenyetso kandi cy'ukuri. Biragusaba kumenya neza ngo uri kumwe n'Imana by'ukuri. Wabona uko ujya mu nzu y'Imana utabibona, waba urwaye, waba uri kwa muganga, waba utakibasha kugenda, ariko wicarana ikimenyetso cy'uko Imana iri kumwe nawe cy'ukuri. Mwene data, ndagira ngo tugusengere Imana. Birashoboka ko wasubiye inyuma, birashoboka ko waguye rwose, birashoboka ko utigeze unakizwa, ariko iki ni igihe cyawe. Ubu ni ubuntu ugiriwe. Imana irashaka kukugirira neza, irashaka kukugarukaho, irashaka kugukoresha nawe ngo uyikorere, irashaka ko nawe uyivugira. Rahabu yavugiye Imana, avugira Imana, aravuga ngo Imana yanyu twarayumvise, twamenye ibyo yakoze. Yabambukije inyanja itukura, icyo ni igitangaza. Byadukuye umutima na bene iki gihugu, bakutse umutima, batahanye amakuru, izi ntasi ziragenda. Yoshua ngo bageze imbere ye, arababwira ati Yeriko twayigezemwo, ariko yari iteye ubwoba, ntiyari yoroshye. Bamushyiriye amakuru, baravuga ati ariko umugore twabonye yatubwiye amagambo akomeye, Yeriko tuzayinjira. Buriya ngo twabakuye umutima, buriya ngo nta mutima bagifite, bakutse umutima kubera Imana yacu, ngo ibyo yagiye idukorera byose barabimenye. Ariko wowe ujye uvuga iby'Imana yagukoreye cyangwa ubigira ubwiru. Uzi ko uvuze iby'Imana yagukoreye hari abantu benshi bakizwa, uzi ko hari abantu benshi barekura ibyo barimo bagasanga Imana.
habwa ati rwose umugore twahuye nawe yatugiriye neza, yaduhaye amakuru. Utanga amakuru uvuge kuntu Imana igira neza. Utanga amakuru. Nagira ngo uyu munsi tugusengera Imana. Birashoboka yuko waba umaze kunanirwa, waba umaze kubivamo, wirirwa uzungura inyamugirya nino, ukavuga ngo Imana irafashwa. Ntabwo Imana ifashwa. Yubahe gusa, wemere kuri umunyantege nke, uzamura ikiganza tugusengere. Uyu munsi Yesu arakugirira neza. Uyu munsi Yesu arakugirira neza. Uyu munsi Yesu arabana nawe, aragukura muri ibyo byaha, arakugabira umurimo, uragenda ubwira abantu, araguha imbaraga za Mwuka Wera, aragukiza icyo cyago, aragukiza ayo makuba, aragukiza icyo cyaha cyakunaniye, cyanze kukurekura. Yesu arakugirira neza. Ndagira ngo wigire hafi tugusengere. Birashoboka kuri mu modoka, birashoboka kuri mu nzira ugenda, birashoboka kuri hirya no hino, ariko wizere mu mutima wawe. Urashobora kuba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Uyu munsi wakire Kristo. Yesu araryoshye. Yesu araryoshye bantu b'Imana. Yesu araryoshye. Yesu amara umubabaro, Yesu amara agahinda, Yesu atanga ubugingo, Yesu akura umuntu mu byaha. Uyu munsi umwakire kubera umwami n'umukiza, akukure mu gitabo cy'abarimbuka, akwandike mu gitabo cy'ubugingo. Wakire Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ndagira ngo iki gitondo tubasengere. Hari umuntu urwaye uri kwa muganga, Imana yamunyeretse. Amaze iminsi ku gitanda cy'uburwayi, arumva yiganyira. Amaze iminsi abwira Imana ngo wanyura ngataha. Imana irambwiye ngo irahakubyutsa, ntabwo ari igihe cyo gutaha. Ahubwo aho uzahava ujya kubwira abantu imirimo y'Imana. Nawe ubabariye mu rugo rwawe, wahaburiye amahoro, uri kujajaza umutima, wabuze icyo werekeza, wabuze aho ujya, wajajabye. Umugabo arakubwira ngo sohoka, ukabura aho usohoka ujya, ukavuga ngo nijya kumurega ngo ndamuteje abantu. Wamutumiriye itorero ariko ntacyo byatanze. Bari kukugira inama yo kujya mu buyobozi, ariko uyu munsi ndikumva data avuga ngo upfuka muzamura ikiganza. Yesu araguha amahoro, aratanga amahoro mu rugo rwawe. Mana yanyeretse abana b'abakobwa mu myaka 10 barwaye. Bari abana barenze 4, bari mu mpande zitandukanye, ariko bari mu gihugu cyacu. Imana irashaka kubakiza izo ndwara z'amayobera, indwara z'imyuka mibi. Reka dusaba umushumba wacu asengera aba bantu. Asengera aba bantu bashaka gukizwa, bashaka kuva mu ntege nke, bashaka kuva mu byaha, bashaka gusubira mu Mana bari bararekuye. Abasengere, ayingingira Imana data yongere bagarukeho. Asengere n'abashaka gukizwa, asengere n'abari kwa muganga, n'abafite indwara z'ibyorezo. Abo bose Imana irambuye ikiganza kugira ngo ibagirire neza. Karibu mukozi w'Imana. Turagushimiye Mana yera, uri Imana kandi urakiranuka. Nyuma yo kumva ijambo ryawe duciye bugufiya, turarisengeye kubateza amatwi iki gitondo kumva ijambo ryawe. Mwuka wawe wera bagenderere mwami, ufasha abacitse intege, abamaze gusubira inyuma wongere ubagarure, ubambike n'imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Abarwayi ubakize, abarwariye mu rugo, abarwariye kwa muganga, imbaraga zikiza zibagenderere data mu izina rya Yesu Kristo. Bahagurutse babe bazima, babashe kuhamiriza izina ryawe, bereke butwari n'ububasha bwawe Mana. Tusengeye mwami Yesu Kristo, abavuye mu gakiza cyangwa abatarakizwa, tanga gakiza ku bantu bakwizere ko ari we mwami. Amavi yose gupfukamire, abantu bave mu mwijima bakugarukire we kuko ari we Mana nguru. Uhagakiza abantu, komeza itorero ryawe. Imiyaga yose irimo kunyeganyeza itorero urya kureho mu izina rya Yesu. Abakozi bawe bakomeze bayobore umurimo wawe mu mbaraga, uzane ubusabane bwiza mu itorero. Mwuka wera akora imirimo mu itorero, ibitari by'ukuri mu itorero turabyirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Mana niwo kurengera abantu, amarira iri ku bantu bawe, kwiheba kuri ku bantu bawe, gucika intege kuri ku bantu bawe. Yo urera Mana, urakwiriye kandi ibyo bibazo
ibibazo byose dufite ku isi byose urabibona. Garagaza kunesha kwawe, udukure mu biduteza ubwoba mu izina rya Yesu Kristo. Cyane cyane ibibazo by'ubuzima byangayikishije abantu muri iyi minsi, ariko twizeye kuboko kwawe. Aho wageraga hose wakoraga mirimo n'ibitangaza. Genda mu bantu bawe, genda muri Afrika, genda mu isi yose, utanga agakiza, utanga amahoro ku batarayifite. Mwami, babonye amahoro. Tusenge abashumba bayobora amatorero nabo bashoboje kandi ubambike tena imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Ni wowe Mana, ijambo ryawe rikomere ku mitima y'abantu, ijambo ryawe rigira umumaro ku mitima y'abantu. Kwa jina la Yesu Kristo ubyutsa abasinziriye, ukura abantu mu bibazo, ukura abantu mu burwayi mu izina ryawe Yesu Kristo. Ubakize kuko ari we muganga, ababuza amahoro bahe amahoro kubw'izina ryawe Mwami. Tusenge igihugu cyacu, ukirinde mvura mbi yo gusenya no kwica. Maraso yawe izunguruke igihugu, abayobozi bayobora igihugu turabasengeye, tubasabira imbaraga n'ubutwari. Abayobora amatorero, abayobora amadini bose ubafashe Mwami. Mwuka wera akora imirimo, u Rwanda rwose rukufukamire kandi amavi yose ibashe guca bugufi ya mbere yawe, n'ururimi rwose rwature ko Yesu niwe Mwami. Urakoze, turagushimiye kubwira ijambo, reka rituweshe amahoro n'umugisha, kandi umukozi we mwambika imbaraga iteka ryose, akomeze ayoborwe nawe. Satani turamwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Imikorere ye turavunaguye, amajwi ye ku bantu bawe turazirukanye Mwami. Tanga amahoro, tanga umugisha, abantu bagushime kandi bahamirize kuko ari we witeka. Urakoze, tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana imuhe umugisha. Reka tubahe telefone tugendana kugira ngo tubafashe mu buryo burambuye. Ni 0785 98 944, 0785 98 944, na 0722 74 34 93 rimwe, 0722 74 34 93 rimwe. Reka mushumba bahe telefone kugira ngo tubafashe. Telefone zacu ni 07 Victor